ubu tugiye kumurasaho Satani, tugiye kumurasaho kabiri gatatu. Haleluya, haleluya, haleluya. Abazimu ni bashe, abazimu ni bashe, bashe, abazimu ni bashe, bashe, abazimu ni bashe. Hayiwa ngumva umushinga mana we, shinga mana we, mushinga mana we, mushinga wo kuriri, mushinga wo guhanura. Iyo ndabayoba nabayo umukiza wabinkuyeho kera rero kera yarambonye. Haleluya kwasinzari iyo ndabayo nabayo umukiza yawe ndabayo wabinkuyeho byose kera kera yarambonye. Haleluya haleluya iyo ndabayo ayo umukiza wabinkuyeho byose wekera kera yaramongereye nuko iyo ndabayo nabayo umukiza wabinkuyeho kera rero kera yaramonye. Haleluya kwasinzari iyo ndabayo nabayo umukiza yawe ndabayo wabinkuyeho byose kera kera yaramonye. Haleluya haleluya iyo ndabayo ayo umukiza wabinkuyeho byose wekera wabinkuyeho byose kera kera yaramonye. Haleluya haleluya iyo ndabayo ayo umukiza wabinkuyeho byose wekera kera yaramongereye nuko sinzarimbuka. Ani kuri wowe niyo nziganirwa Yesu kandi uri n'inzira niyo nziganirwa rero niyo nziganirwa Yesu kandi uri n'inzira. Iwe nuko ndasaba wemere ishimwe ishimwe ngushimwe. Iwe nubwo ndabasha kuvuga ibigukwiriye. Iwe nubwo ndabasha kuvuga ibigukwiriye. Iwe Yesu mwami Yesu ngo nzakwirerera ukuri mw'ijuru igonza cyangwa usingiza uko bikwiriye. Igonza cyangwa usingiza igonza cyangwa usingiza uko bikwiriye. Iwe nono isaha rizambumuri ayo mashi rizambumuri imyanya rizambumuri Yesu wacu rizambumuriza
turagushimye mwami yewe Yesu turagushimye nyiribihe shimiye ko abanye natwe tugeze kuri uyu musozi turaguhamagaye baraguhamagaye baraguhamagaye uyu munsi turabona Imana Ngumva umushinga mana we shinga mana we mushinga mana we mushinga wo kuriri mushinga wo guhanura mushinga wo kuyise mushinga mana we 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 Nabayo umukiza wabinkuyeho kera rero kera yarambonye haleluya kwasinzari iyo ndebayo nabayo umukiza yawe ndebayo wabinkuyeho byose kera yarambonye haleluya haleluya iyo ndebayo umukiza wabinkuyeho byose we kera yaramongereye nuko sinzarimbuka haleluya amen 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 haleluya ubu tugiye kumurasaho satani tugiye kumurasaho kabiri gatatu haleluya 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 gumamo bwira mugenzi ngo gumamo gumamo haleluya amen. Buriya satani afite strategy nyinshi uretse ko naho yaba umugabo hari yamuhanze hari yagize gute nubagira amagambo ariko nje kukubwira Imana izanye ijambo ry'imbaraga ry'amavuta rivuguruza risenya bya bindi byose satani yavuze kuri wowe ngo nuko Mose ngo ageze ku musozi Uwiteka aramubwira ngo kwetura inkweto zawe none izanjye bura ko ntazikwetuye reka nanjye nzikwetuye kwetura inkweto zawe kuko aho ngaho uhagaze hatarahasanzwe ntago hari mu kwasko ntago ari muri gakondo yo kwa sogokuru ntago ari mu byahise ahubwo aho nahera hanjye hera hagize gute njyewe nde Uwiteka haleluya amen. Babantu baracyahari hari umuntu ukumva atari yaboka ngira ngo dusenge tugiye aya masengesho nta muntu uraryama nta urasinzira nta uragoheka gahunda no gutwika tuzamuka arahari mwese mwabohotse okay mupfukame hasi mwese mupfukame hasi cyubahiro n'ikimana amina apana gupfukama wunamye mupfukame hasi tuzamurira Imana yacu cyubahiro yo haleluya haleluya hari imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu hari imbaraga zigitangaza haleluya so ya Yesu Mana data wa twese turagushimye turi kuri uyu musozi netokile bozento ankerie vone destai twabonye ukuboko kwawe
ibihamya turabyifitiye, ntawe tubaza inzira, gahunda ni ugutwika tuzamuka, kuko icyerekezo tukizi, aho tujya tuhazi. Yesu we, kaze muri twe, sohoza umugambi wawe n'isezerano ryawe kuri twe, kuko uri umukozi w'umuhanga kandi ukaba uri Imana ishoboye byose, uhereye none ndetse n'ibihe byose. Tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu, kuko uzikwiriye ibihe byose. Amen, 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 amen. Ndagira ngo duhaguruke twese turebe hariya hakurya, hari abahita hehe? Mu Cyanika. Aho mu Cyanika twese tuharebe. Kabiri gatatu, haleluya, amena, haleluya, amena, 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 amena. Duhindukire turebe hano. Ahangaha ni hehe? Kuri Muganza. Hareba muri Kongo hano. Aha, twagiye twese turebe hehe? Kabiri gatatu, amena, haleluya, haleluya, amen. Twongere turebe hano. Aha ni muri Kongo. Hari imigisha yacu yahanyazwe, hari imigisha yacu ihabitswe, hari amasezerano y'Imana dufite kuri Kongo, ko Imana izatugirira neza, ko Imana izaduha umugisha, ko Imana izadutabara. Nyamara muri Kongo hakenewe inkunga y'Imana, natwe dukeneye inkunga yayo kugira ngo dusohorezwe rwose ibyo twavuganye nayo. Niyo mpamvu tugiye gusunika inzitizi iyo ari yo yose yahaguruka iturutse muri Kongo ngo ize kutubuza iki yemwe? Amahoro cyangwa umugisha. Kabiri gatatu, amena, 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 amena. Duhindukire turebe hano. Aha ni hehe? Aha ni mu Birunga. Imana iduhana umugisha rwose. Aha ngaha ni muhitegereze. Ibi birunga hari abadayimoni bajya kwihisha, ngo ni amashitani yo mu marunga, abandi ngo ni imizimu yo mu marunga. Aha ngaha hariyo udushitani tujya kuhihisha, twarangiza tukajya dutera abantu nijoro, tukajya dutera abantu mu migisha yabo. Ariko tugiye kohereza amakobora mu buryo bw'umwuka, yagiye gutwika, yagiye gusenya. Mvugira ngo amen. Ariko kwese kabiri gatatu, amen, haleluya, haleluya, haleluya we, amen, amen, amen. Buriya rero iyo abantu bagabanya, hari ibintu bajya bakora bagacecekesha Satani kugira ngo aceceke, maze abantu batambuke benye nta nzitizi zihari, nta nicyo wababaza, kuko abantu twatsindishirijwe na Kristo yaradutsindikiye. Amen. Abantu twavuzweho nawe yaratuvuganiye. Abantu ariko Mana, dufite assurance ikomeye mu Mana, kandi ngwiyo tumufite tuba dufite ubutwari n'ubushobozi byo gukandagira inzoka na sikoropiyo mu izina rya Yesu. Haleluya, amen. Imana iduhana umugisha. Reka duce bugufi tube twicaye, mbabwire ikintu Imana irimo kumbwira.